na ekipe ya APR Football Club uburyo yitwaye kuri uyu mukino yakiriwe na ekipe ya Musanze Football Club. Na ekipe ya APR yagiye Musanze n'ubundi bisanzwe abantu benshi bakunze kuba bavuga bati ekipe ya Musanze ntabwo ari ekipe izaza kuba yacerenginga ekipe ya APR Football Club uko bivuze ko bigenda kose ekipe ya APR igomba kuba yatsindiye umukino. Umukino nibyo waratangiye ubona ko ama ekipe yombi arifuza kuba yareba uburyo yatsinda hakiri kare, ariko ekipe ya APR Football Club uburyo yagiye cyangwa se yariteguye kuba yakina umukino ntabwo ariko byaje kuba bigenda, kuko yasanze ekipe ya Musanze Football Club nayo hari ukundi yapanze umukino wayo. Ibyo bituma ekipe ya APR Football Club ibanza kugorwa na ekipe ya Musanze. Iragorwa ya mikino ya ekipe ya APR Football Club tugenda tuyibona, dutangiye kuba twavuga tuti ese iyi ekipe ya APR iraza kwikura kuri stade ubworoherane, ariko ntabwo byaje gutinda kuko igice cya mbere cyaje kurangira n'ubundi ubona ko ekipe ya Musanze yo gushaka kurusha ekipe ya APR amahirwe ekipe ya Musanze ibonye ikaza kuba yapfusha ubusa bigatuma itareba mu izamu neza. Ibyo ngibyo byaje gukomeza mu gice cya kabiri aho iyi ekipe ya APR Football Club yaje kubona penalty ariko nayo itaravuzweho rumwe na abakunzi b'ekipe ya Musanze ndetse n'abakinnyi muri rusange, aho byaje kuba bigaragara ko uburyo penalty yakozwemo wenda mu gitondo nibwo haje kubagaragara amashusho batari babonye neza kuri ya munsi ekipe ya Musanze yanga penalty, umuzamu wa Musanze akava mu kibuga mu gihe kigana iminota 5 akavuga ngo ngiye ntabwo nshobora kuba najya mu izamu ngo babaniriye penalty. Ibyo ngibyo haza kubashoka amashusho kuri uyu munsi agaragaza ko ekipe ya APR Football Club ibyo abantu bavuga bati yaba yibye iri ya penalty, ariko amashusho abantu bakomeje kugenda bayabona byagaragaye ko umupira n'ubundi yawukoze ntabwo ari uko bayibiye, ahubwo bitewe nuko umuzamu yarahagaze, bitewe naho umuzamu kuko umuzamu niwe wabonaga ko ari kurekarama cyane, bitewe naho umuzamu yarahagaze wabonaga ko ntabwo yarebye neza uburyo umupira wakozwemo, ahubwo we yabonye bavuga ko yakoze umupira batanga penalty ntabwo yabyiyumvishe bitewe n'uruhande yararimo, ariko dukomeje kugenda tureba twasanze ko kira penalty yariyo umusifuzi njye nubwo numva ko nakumva ko wenda yaba yaribye, kuko biriya ni ibintu umusifuzi aba yarebye ikibuga, aba yarebye impande zombi kandi ni nacyo abashinzwe mu mukino. Rero umukinnyi kuba yabona ibitandukanye n'ibyo umusifuzi yabonye ni ibintu bikunze kubaho cyane. Ngewe ari ikintu nshyiraho kuri iki kintu cya Musanze ndetse n'ikipe ya APR, abantu batandukanye gukaraba gukora umupira no gukarabwa n'umupira si ikintu cyumvikana. Gukaraba umupira cyangwa se gukora, hari ukuntu avuga ngo umupira wamukoze, nibyo navuze gukarabwa n'umupira. Umupira ukagukaraba kugira ngo abe ukaraba. Uko byagenze jewe nasubiyemo amashusho nta hantu umusifuzi yigeze abera ikipe ya APR. Hari ikintu tuvuga tuti kenshi dukunze kubibona mu mpera za shampiyona, tukavuga tuti ikipe nkuru hari aho ihabwa avantage, ekipe ntoya ntihabwa avantage, ariko ntabwo turagera muri izo mpera za shampiyona. Turacyari mu ntango za shampiyona, mu ntango turi mu mpera za faza, reka mbivuga niyo kuko ikipe ya APR isigaje match ebyiri zibirarane, ifite Amagaju na Marine sibyo. Uyu munsi uko byagaragariye amaso y'abari kuri stade ntabwo twari kubworoherana, ariko twakurikiye umukino uko byagenze. Wenda bagenzi bacu bo kuri televiziyo bari buze kuza kubigarukaho, baraza no kubereka ayo mashusho mubibone neza. Umusifuzi yasifuye ibyo agomba gusifura kandi mu gihe cyanyacyo cyane. Hamayeho ko umukinnyi wa Musanze akora umupira, ntabwo umupira wamukoze. Yakoze umupira, umusifuzi atanga penalty. Uburyo yakoze umupira hari mu kivunge cy'abantu, byari kugora umusifuzi wo hagati kubona iryo kosa. Niyo mpamvu tugira abasista, umuasista wari ku ruhande rw'iburyo, ubwo nuvuga ngo Musanze yatsindaga yerekeza mu Birunga, nako Prito APR yatsindaga yerekeza mu Birunga cyangwa se yerekeza hirya kuri polisi, ku ishuri rya polisi ku bantu bazi Musanze. Umusifuzi wo ku ruhande amarika igitambaro yuko umupira bawukarabye, uwo hagati yemeza penalty. Niko byagenze, ariko abakinnyi ba Musanze kubera yuko wakoze umupira yise awukuraho direct,
n'umuzamu kuvuga yuko atari penalty kuko umuzamu ntiyaribonye byari kugorana biriya bintu nanakubwije ukuri abantu bari kuri stade buriya babibonye n'amaso yabo nimbarwa ni bake cyane ariko ni ikosa ryabaye mu maso y'umusifuzi aho corner yari imaze gutererwa kandi umusifuzi yari atarava muri position yaho corner yari imaze gutererwa batanga penalty abanyamusanze batero muvuge muvuye aho ngaho ntabwo ibyo mwabidukoza twebwe twirira ibirayi byacu hano bireze muzamati ntabwo mwatera iyi penalty ndirimo barabyanga Musanze nk'ikipe yaburanaga u Rwandanzi byo aho bituruka ni he Musanze wari bwasanga ni yakipe n'ubundi ifite kuri isa kurwana amateka mwaka ushize twari twitwaye neza twari beza ariko uyu mwaka ari kugenda nabi none bareba mbere y'umukino yabagatse mu defenseur Bakakishafiki yego Bakishafiki so mu defenseur mu Musanze ko muri mu ikipe ya Sezo umwaka ushize yararimo mu defenseur yararimo donc wari ugasanga nyine Musanze iri kurwana icyo kintu cyitwa amateka iri kwikeka nayo bwayo so uko ikosa ritari rikosa ahubwo iyo irwana no kugira ngo yikure kosa okanya abafana benshi batangiye kurakara bamusanze ntago bishimye bamwe baba ngo ikipe irasahurwa nabyo n'ibintu byagiye bivugwa yego donc urasanga nyine ikipe ya Musanze ari abantu bari kwirwana bari kushaka kwikura ikosa ryari ryose riri kubageraho bahagaritse abakinnyi banze penalty kandi ari clear penalty ubwo se biriya ni ibintu byakagombye kuranga ikipe nka Musanze gufata ngo nitujya mu kibuga no ku mukinnyi mukuru nka Shaurine ibyo ariko ni bisanzwe bahagaritse umukinnyi wabo ngo yagize unprofessional kosa nyine riri unprofessional ni itari kinyamwuga nyine ariko se none basanga bo ikipe muri rusange noneho perezida ahagarika ikipe yose yakoze ikosa riri unprofessional ubundi guhagarika umukino yego ikipe yo itsinzwe igitego ntabwo cyishyurwa ariko hari inzira za football hari fair play ntago wari bwabo ni Burayi ikipe ivanye mu kibuga ngo bayibye ariko ushobora gukina ukanatsinda nta wamenya ni penalty wenda yinjiyemo ariko hari n'igitari kwinjiramo Musanze nyine ifite icyo kintu cyitwa disorder ifite akajagari muri yo kari kuyizonga cyane muri iyi minsi gatuma nyine ikora n'ibintu bibiri and professional bwayo ishinja abakinnyi bayo yego ubwo nibyo byakurikiye umukino nyuma y'umukino ikipe ya PRFC ukavuga ko yamaze gusinyisha umunya-Uganda Hakim Kiwanuka wakinaga mu ikipe ya Vira SK uyu musore wataziriwe akazina k'akabyiniro ka bodaboda ni umusore ufite ibitego 5 muri shampiyona y'igihugu ya Uganda mu mikino 14 umusore usatira aca ku ruhande rwe Anasta bara bodaboda Anastaze ndageze hanze imodoka byitwa bodaboda urabizi twara abagenzi ngise nageze hanze ahubwo ni inkweto zitwa bodaboda ni hano mu Rwanda niho nanjye narese bodaboda simwe nko mu bihugu nka Kenya bafite imodoka zitwa za bodaboda zitwara abantu abagenzi ameze nk'icyo kimodoka ze bodaboda ubundi si inkweto n'uruganda n'uruganda nyine rwitwa gutyo rugasohora marke yitwa bodaboda twebwera tukabibona iwacu ngo ngo umuntu ngo yaguze bodaboda none arababyize ngo ni ibipapa ntumbaza aho iryo zina ryavuye bodaboda iyo nari mvuze yo yitwara abagenzi naho nekeza ko debe naho kwira mvugo ayo bodaboda utwara nyine aya ntabwo rero uyu mukinnyi ntabwo ameze nk'iyo agence urimo kuvuga rero araheka ikipe agatwara niko bashatse kumwita oya araheka ikipe agatwara serega APR ntabwo igizwe n'umukinnyi okay Anasta dukomeza uyu mukinnyi ni umuwinga uciburyo APR niho hantu ho kwihutirwa yari ifite guhita isinyisha cyangwa ahubwo aharuta handi nahahe aharuta handi nahahe erega ikipe ikomerera mu mpande yego buri ufite impande zikomeye 7 iguruka nk'umurabyo 11 ivuduka 3 na 2 beza abataka bo APR rega nta APR ntikeneye mwataka yego nta mwataka ikeneye rwose ubundi sugira ngo APR bwo hari no defenseur ikeneye abifite barabaye nabo bari kuri standard ya championnat yacu rega none se iraza guhangana nane ikipe hari uyu munsi iri compete na APR ni Rayon Sport kandi no yananiwe kureba mu izamu rya APR ngira APR ajya kuzana umudefenseur w'ikibisi wo kuza gukora iki muri ruhago yacu uzaza se gufunga Marine ariko igomba kubazana bitewe nuko equipe ya PL Football Club kugeza kuri ubu ngubu ikigura abantu bakinnyi ifite ni equipe twavuga ko ubu abakinnyi benshi abahaye imyaka 2-3 gufata abakinnyi bahaye imyaka 2-3 ari abakinnyi baje baguhenze ukageraho none uvuga ngo ngiye kubirukana ko nta kintu bari gukora ngiye kuzana abandi
ni kwa kundi ubona ko ari ekipe ugushaka abakinnyi ntabwo iri kubanza kureba ngo ese dukeneye hehe ese abatuye gukeneye baraza kudufasha mu buhe buryo Ariko no gutanga- uravuze ngo ekipe ya APR ntabwo ishaka umwataka ariko se ubundi abataka afite bo bari gukora ibiki njye ikibazo mbona abataka baperi bafite ntabwo njye n'ubu ndemera ko nta muhanga muri iyi shampiyona nka bakora Madusi. ibitangaza tutarabona se Oya reka nkubwire Anastat turetse n'ibyo ngibyo nta mwataka mu Rwanda mbona urusha Madusi ntanabikubwira ugiye kureba nk'umunyamakuru nawe urabibona neza ugiye kureba uburyo bw'imikino ibyo ubona si byo mbona yego oya njye reka nkubwire ngaho uburyo mbibona kuko ugiye kureba Madusi uburyo ajya no gusama uburyo akinamo umupira uburyo yegera box uburyo agaruka gufasha ni umwataka mwiza ahubwo impamvu adatsinda ese nimba umwataka wamugize umuwinga wamugize umumediateri ujya kureba Madusi imipira icyo ni ikibazo rero cy'umutoza si ikibazo cy'abakinnyi cyo kutamenya gukinisha umukinnyi pozisiyo kuri pozisiyo ye uyu munsi ni se namuzanye muri mediane ejo ndamugara muri defense ejo ndamuzana muri attaque mu by'ukuri Thierry nubwo iyo myanya yose ashobora kuba yikina ayishoboye ariko ntayishoboye kimwe siko dusanzwe tubibona ntabwo umukinnyi azaguha umusaruro wifuza nta nubwo nawe azaperforminga uko abyifuza kandi ikindi kintu tugira ni kimwe usibye defete y'abatoza baza bagahindura systeme y'imikinire wenda bitewe nuko ashaka gukina cyangwa se wenda na systeme y'iyo shampiyona arimo gukinamo tugira ikindi kintu cyo kuba umukinnyi atakubwa ngo giyewe ariko ntabwo nshaka gukina buriya Benzema ajya kujya muri na Prito Mbappe ajya kujya muri Madrid kavuga tuzi Mbappe azakina ariko uyu munsi tubona aho Mbappe akina burya ibintu byose biterwa n'umutoza uburyo apanga ekipe kuko Delikonovic n'ubundi ashinzwe icyo kintu ashinzwe ikintu cyo gufata abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club rwose ntagire gutya ngo buri muntu aramuha umwanya ese uwo mwanya ukuri kuwukina ejo tuzahindura gute ahubwo nimba we arafata sinzi babimushinjije bari gukinira imikino ya Mapinduzi Cup kuko wabonaga wenda twaravugaga ngo nibwo abakinnyi bari kuza nawe nibwo ari kuza bavuga yuko ekipe yarakishakisha nibwo ari ariko si uyu munsi nabwo aracyashakisha ariko hageze ubu ngubu amaze no kumenyera abakinnyi nanone aracyavanga kuko ugiye kureba ryakinye mu mikino nyafurika n'uryo ari gukinisha shampiyona ntago kuko abakinnyi yakinisha mu mikino nyafurika imikino nyafurika sawa yakinye imikino nyafurika aho yakinye iki ariko uko biri Anastat ntabwo bakinye nabi ekipe ya bakinye nabi APR mu mikino nyafurika bandi tujya kuvuga ku musaruro w'abataka Benga ari kwibaza ngo bazanye umuwinga ukenewe yego tujya mu mabawinga bafite uramfasha tubari ibitego bafite hari Chidiebere nta gitego afite akaza Odibo hari igitego afite yagiyemo yarakinye hajya akina iminota ya inyuma njyamo hajyamo Chidiebere nawe ajyamo njya mubona hari Tuyisengere Sena afite ibitego 2 ni umwataka Tuyisengere Sena oya ibyo yenda bitsinze akiri kuri wing ko nyine ako byose naribi turabara ni nyataka yose tujye kuri Mamadou uri kumbwira afite ibitego 2 bya penalty yego nta muri open play nta gitego aratsinda yego ujye kuri Ombamo yari igende ntaho hari Gilbert yarenza kimwe cya penalty cy'ejo bundi nacyo nureba urasanga muri APR umuntu ufite ibitego byinshi ni Lamine Ba so mwataka afite 4 so bwataka donc hari impamvu nyinshi ushaka kuvuga ngo umutoza afite ikibazo ariko se agira ikibazo nawe yahaye opportunity ntabwo ushaka kuzibyaza umusaruro ngo utsinde icyo gitego no kuvuga ngo ataka yose utangije igitego ifite ushaka gusanga bitenyeje 3 mu mikino 14 ba 13 bamaze gukina donc icyo ni kibazo gikomeye cyane wenda umusaruro wenda uraza kubazwa umutoza ariko n'abakinnyi urumva nicyo kibazo nase niba abasha kwarinya abakinnyi bagiye kuri 3 kuri atake bagasoza match 13 nta gitego nta bitego 4 baratsinda ikibazo kiri hehe ikibazo n'abakinnyi umutoza ushobora kuba turi kumutuma kugorora ikijumba kidashoboka kugorora none se ko abona yuko ibyo bidashoboka wowe nk'umutoza erega buriya iyo ubona neza ko umuntu yagusigiye ibiryo bidatekwa cyangwa se ubona bitari buhaza abantu bitewe n'umuryango w'abantu ufite uwo kugira ngo uze kuremba abantu byaruta ukabyihorera ariko hari n'igihe bivuga yarabivuze se nyine hari igihe ushobora kuvuga ati ibiryo waduhaye turabona ari bike none reka umutoza mugarukira uburyo yabivuze yagiye atubeshya kuko urabizi nawe wa PRFC ntago havugwa buri kimwe cyose ngo abakinyi ngo ntago baragera ku rwego nk'urwo turiho sikoje avuga no bodora nuze no bodora Chidiebere na Odibo niko yaje avuga
urareba urajya kureba Rampte yaramugerageje byaranye nawe ariko umutoza namwumva niba umutoza avuze ati ntabwo mfite abakinnyi bari ku rwego nifuza ko bakabaye bariho tujya tuyibona Darikonovic yagize uruhare rungana iki cyangwa se rungahe kwijana mu kugura abakinnyi ya PFT nta numwe yaguze no handi umutoza azasanga mwaramuzaniye abakinnyi ntazi aho bavuye ntabwo yagize uruhare mu kubatoranya muzamusaba umusaruro ari cyo ntajya numva neza muri Afrika sine wenyine none se ikipe ziri gutsinda hari umutoza waguze hano mu Rwanda tuvuga ngo ni sport ifite irugukira neza gutsinda umutoza yigeze agura si ibyo gusa buriya mbere yo kuvuga ngo ntabwo rigigura abakinnyi ahubwo buranya umuntu waguze abakinnyi tubona muri APR barashoboye kuko reka nkubwire ndagura urugero rwa Slot barashoboye ku rwego rw'ababaguze Slot yaguze umukinnyi umwe wenyine Chelsea yaka ikipe yose afite iri kwitwara neza ubona ko nyine ari abakinnyi bose bameze neza mu kibuga ariko se dariko abakinnyi afite abo ni beza ku buryo wenda ngo umutoza aricyo kibazo cy'ikibazo nababazanye ahubwo cyangwa umukinnyi ku giti ikibazo ndakibona ahantu hatatu ikibazo cya mbere ni uwaguze ikibazo cya kabiri ni uwaguriwe ikibazo cya gatatu ni uwaguzwe nanjye nawe mbibona uko niko biri kubera yuko uwaguzwe naza kumubonaho impamvu ariko nabanze kuyibona kuwamuguze kuko uwamuguze yamuguze amubona nk'ubwo bushobozi ahubwo none uwaguzwe aje ntiyagaragaza bwa bushobozi uwaguriwe ariwe mutoza uyu munsi yaje ashaka kugaragaza urwego rwe no kuvana ekipe mu rwego rumwe akayishyira mu rundi rwego nawe ekipe muzana kameme ari umutoza w'umuhanga ariko ntatinyara kuvuga yuko Darikonovic buriya hari abantu bamwemeye hari n'abataramwemeye bindani kandi muri ekipe bahari no hanze bahari banyire ekipe abantu tugire mu tuzo twinshi uyu munsi rero niba umuntu aje bamwe muramwemera mukemera yuko ashoboye cyangwa se azashobora abandi mutari ko ntabwo twemera yuko ashoboye cyangwa se azanashobora deja kabone naho mwebwe 90% mwamwemera wa muntu 10% batamwemera ntabwo umuntu yita kuri babandi 90 barimo baramwemera asigara atekereza kuri babandi 10 batamwemera se kuki batanyemera baranziza iki uri kumva icyo kintu umuntu kumwica mu mutwe ntabwo bisaba ikintu kinini cyane gusa bisaba akantu gatoya gusa ubwonko kabutokoza kuri Darikonovic rero uyu munsi ko APR itabona umusaruro yakabayibona no ko yaratangiye shampiyona nabi ikubutse mu mikino mpuzamahanga no kuba uyu munsi wana tuvuga tuti ariko uko biri hasigayemo difference y'amanota 8 hagati na equipe ya Rayon Sport birashoboka ko yavamo ariko ntitubona bishoboka yuko shampiyona iri burangire APR yamaze gukuramo ya manota biragoranye cyane kuko isigaje imikino ibiri kugira ngo faze ya iminsi 15 irangire Rayon Sport bahanganye isigaje umukino umwe sibyo isigaje umukino umwe mwe iramutse utsinze ni difference y'amanota 11 APR isigaje ya mikino ingahe ibiri isigaranye APR itsinze ubwo n'ubundi agwa total y'amanota 5 difference y'amanota 5 haryo ubwo umbwira yuko uzabwira umutoza Darikonovic ngo gendo fate ya manota 5 uyakuremo gutyo gusa nta ntwaro wamuhaye cyangwa we ntawe yasabye ngo ayemererwe cyangwa se ngo ayimwe kandi hari n'abantu bamuri mu mugongo bavuga ati ariko ntitugushaka ubundi waje gute ko twashaka ariko nanone ikipe ya APR Football Club ari kibazo ifite sinzi niba nje nakita ikibazo nkunda kukibona ni gute umukinnyi azaza muri ekipe ahanageze bwa mbere bitewe n'ahantu yakinaga ukahita wifuza kumuha kontra y'imyaka 3 yamara kuhagira bikanga ugatangira kumwinginga ati watobere tukaguhimba amezi wenda 6 wari umaze ikibazo sinyibona mu masezerano ushobora amasezerano ariko mu mirimo ugasanga umusaruro utanga ntibikunze tugiye gukoresha tuganira byose nureba neza urasanga aba turi kuvuga ngo ni flop uretse nk'abakinnyi baguzwe mbere y'isezo ndavuga ba Pame abandi bakinnyi bose urasanga n'imyaka 21 Chidebere afite ingahe Chidebere afite 21 uwo mupete wamubona ukakumusinyisha imyaka 5 agize amavuka yaguha nureba neza ahantu avuye muri Nigeria kuko bavuga uti ngewe nshobora kuzamucuruza arenzeyo n'amaguzi avuye muri Nigeria niyo ikipe yamanutse ariko n'umukinnyi ari mwiza avuga ngo ni top scorer iyo ikipe yamanutse
aya ma top scorer ba muri Nigeria. uzi impamvu se aya makipe kwihutira kuba iyo myaka myinshi tukabigira kuyirekaza. uzi impamvu se aya makipe atanga kontra y'igihe kirekire cyane uvuga ngo iyo abaprofita akavuga ngo umukinnyi ekipe runaka ishaka kumushimika mugura hagati mu masezerano ni inyungu ya ekipe ariko ni wemera guha umukinnyi imyaka 2 cyangwa 3 ukabona utakimukeneye warabyiyemeje nta mpamvu yo kuza kumwiginga ati reka tukameza 5 muratandukana ariko mwishure banzu mwishure imyaka niba yabikubwira ati wansinyisha iyo myaka babyanze nese nawe ko babyanze. Buriya rero nyine usibye ko nyine buri muntu wese akomera ku masezerano ye kandi ikindi ni defo tugira hano mu Rwanda buriya niba uhaye umuntu kontara ashyiramo release kuroze vuga ngo igihe utazatanga umusaruro tuzatandukana kandi ntacyo uzambaza. Aho ngaho wenda agasinya kontara yemiyo close n'ibyo close ntayo washyizemo nukuri kw'Imana nanjye nica ntushaka kuza kumbwira ngo kontara yawe tuyicariye oya twitabaza amategeko. ubwo mureke ibi byo muri APR dukomeze kukurikirana gusa abantu batazi uyu musore neza ni umusore watsinze igitego cyasezera ikipe y'igihugu y'u Burundi mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika cyakina imbere mu gihugu CHAN igitego kimwe rukumbi umukino wo kwishyura cyatandukanyije aya makipe yombi. Ikipe ya Rayon Sports muri iyi weekend yaje kuba yisasira ikipe ya Police FC itsinda ibitego 2 byose ku busa. Ninde uzagarika Rayon Sports? Namwe mumbwire. Buriya arahari nuko tutaramumenya. Arahari nuko tutaramumenya. Abare bagize gutya bafashe umupolisi baraterura bakubita hasi ngo po. Hari twavuye anga ku gatandatu turimo turabivuga. Twase tubivuga. Twase tubivuga ntabyemera. Mwasize mwabivugaga ntabyo wemezwa n'ibikorwa rega Thomas bakoresheje yangingo ngaraterura kadimba hasi. None se mashami ntiyavuze ati natsinzwe n'ikipe ikomeye. Tiratsinzwe n'ikipe ikomeye. Noneho byongeye umuntu akagutsinda ibitego bibiri harimo na kimwe witsinze. Ari icyo bita forome nyine twavugaga. Ikipe imaze imikino irenga 10 ari wini yagezemo draw yanganyije mu mukino umwe na ari Karasiko yakinye na APR kangajya mu mukino umwe indi yari imaze imikino 5 itayemeze neza twafashe 5 muri 10 yatsinze 3 yonyine. Ari Rayon Sports yanganyije mu mukino umwe gusa yanganyije mu kimwe mu mukino 14 heruka 13 12 heruka yanganyije mu mukino umwe gusa yatangiye inganya imikino 2 kuvanga indi yose imaze kunganya imikino 3 ariko imikino 11 Rayon Sports ntabwo izi kubura amanota 3 n'amanota 33 amanota 33 kongeraho andi 3 yanganyije tayari. Mureka tubijyane gutya iyi Rayon Sports kuryana gutya biravugwa ko rutazamu umunyarwanda watakaciye ku ruhande Byiringiro Rage yaba yageze i Kigali aje gusinyira iyi kipe ya ntabwo bivugwa biri tayari. Oya se urabizi neza ko ahubwo se atarabona kontara bari kumusinyisha ntabwo twahita ari byo nshaka kubwira ku kibuga cy'indege yakiriwe n'abariyo perezida wa Ubwa mbere se wumvise Rayon Sports ijya kwakira umuntu kuri airport uvuze ngo nkure n'urugero rw'abaturanyi bawe se byarangiye umuntu ahise akatira hariya za Mwoko kandi ngo yaraye muri hoteli ngo bamusasiye ibiringiti n'ibyo byose niko ko yari icyo nakubwira ariko kuba tutarabona yasinye cyangwa se ngo tubone hasohotse urupapuro cyangwa amafoto yageze hariya gusinya n'ikimwe hari n'ubwo asinya agahita asinya hari ikipe byabayeho hano isinyisha umukinnyi iyo logique ndayumva nyuma ariko none ababwira ati rero nubwo asinye mwe mwitonze ibintu kubishyira mu itangazamakuru none umuntu uramurya ahita ajya mu itangazamakuru ati kabaye umukinnyi atoke yari yamaze no gukenyera hafi ku 500 bari bamuhaye bya mbere logique nyuma ibyo twumvikanye mwabirenze reka ngewe nigendere na zose nkisazi azikenyera Wakimojera yatangajwe nk'umukinnyi wa polisi uyu munsi ni umukanishi aho twahita tubyita biravugwa yongeye ngo ndayumva uko na Ebene yakiniye umukino akiri muri Mukura twihuse mureke twihute tugize siye ikipe ya Rayon Sports iri kuryana gutya kongeramo Byiringiro yaba ari inyongera nziza cyangwa Byiringiro Rage ntacyo afite yabazanye muri ikipe abayirerage tuzi muzihe tuzi mu Rwanda Rage turi twarebaga hanze
kuko yari amaze igihe kinini uwo wabonye hanze ariko azamureba ntadakina ntabwo yakinaga mu ikipe imikino yagerageje gukina kuko n'ubundi niko agiye kuza ameze Sandvik ntabwo ariko gukina ntabwo yikinaga kuko n'impamvu banatandukanye ntabwo ari ukumvikana bamusezereye sizere kubyumva gusa ariko rega umukinnyi kugira bamusezerere hari ikintu aba yaburaga kuko ntabwo ikipe yasezerera umukinnyi w'ingenzi kugeza kuri uyu munsi Rayon Sport abakinnyi ifite turavuga ngo wenda Aziz ashobora kugenda twari dukeneye umukinnyi mu gihe turamenya niba Aziz yagiye Rayon Sport ikwiye kuba yitonze kandi ikareba aho bya Aziz byerekeza mu muwinga yagenda igakaza undi muwinga utyaye ntabwo ndi kubona ragariwe muri winga yarikeneye gusa ariko abawinga biranavuga ko abawinga bakipe bakeneye Sport bamuhameza 6 gusa rega n'ubundi na 6 ko shampiyona na 6 zabisigaje gusikarana ubwo se raga uremera ko yakemera kuko amasezerano arengeje amezi kuko aravuga ati umuryango wanjye ntabwo yanze ko ntabwo umuryango uziza mu Rwanda yavuze ko rwose azaza akagira akaba nyine ni nko ko waza mu Rwanda ukaba witoza ariko umuryango uragumayo umuryango uragumayo azasubirayo ni nko kuvuga ati reka wa mwanya naburaga hanze nze mu Rwanda ngende nigaragazeho bongere bambone ko burya ariko kwigagariza muri equipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu nayo yari ifite ni inyenyeri icanye ije muri Rayon ntabwo ubu ngubu njye leta mbwa ko ari inyenyeri icanye kuko nta kintu namubonaga inyenyeri yazimye ishaka kwakira muri Rayon yari yarazimye reka tuye kwenda niba aje muri Rayon reka turebe ko yaza muri Rayon akagira ukuri kugera kuzamuka nta profit ahubwo afate menshi ku buryo azanaramba rero mureke ibintu bya byiringyorage kandi adashaka gukura umuryango hanze urashaka yuko umuryango ugaruka hanga ukajya ukandagira mu cyono azasaba agiye gutora ntazasaba agiye gukina aje gushaka itike imusubizayo tukimusubizayo yayibuze ayangaje gukora se akubwiye ko atari butindemo hano mu Rwanda niba atari butinde mu Rwanda se urumva yaje gukorera iki aje muri haso intego za mbere za byiringyorage njye uko nabibonye naza nagaje kuko akunze Rayon Sport cyangwa umupira wacu aje kubw'ifaranga oya aragira ngo arebe nimba yagaruka yongere yigire hanze